Tubahaye ikaze cyane kuri Mwai Media TV. Uyu munsi ku hantu ndangamurage tugiye kugaruka ku hantu hitwa Isakara. Isakara iherereye mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma, umurenge wa Murama, akagari ka Sakara, umudugudu w'Urubare, mu gisaka cy'Igihunya. Aho Isakara hahoze urugo rw'umwami Kigeli IV Rwabugiri. Ibi ni nabyo bituma abahaturiye bahita mu kigabiro cya Rwabugiri. Urugo rwa Rwabugiri rw'Isakara yarwubatse agamije gutegura ibitero ku Gisaka, dore ko nubwo ku ngoma ya Mutara II Rwogera u Rwanda rwari rwarakigaruriye, rwari rutarigarurira ingoma y'Ingabe yaho yitwaga Rukurura. Nyuma Rwabugiri yaje kuyinyaga, iranzwe n'umwiru wo mu Gisaga witwaga Kabaka ka Kayagiro. Muri urwo rugo kandi niho hateguriwe igitero cyagabwe i Bushubi. Sakara yari umurwa w'Igisaka cyose. Ku ngoma ya Rwabugiri, umutware Mugugu yari umwe mu nshuti ze z'akadasohoka. Kubera ubwo butoni niwe wagizwe umutware w'Igihunya, ndetse n'umutware w'umutwe w'Abarasa, asimbuye Kabaka. Zimwe mu nshingano ze z'ibanze harimo kugenzura ubucuruzi bw'ibikoresho bikomoka i Burayi byinjiraga mu Rwanda binyuze i Bujinja. Umwami Rwabugiri yashatse kwegura urugo rwe rw'Isakara umugore w'inkundwakazi Kanjogera, ariko Mugugu arabyangira. Rwabugiri utarifuzaga kujya mu ntambara hagati y'inshuti ye y'akadasohoka Mugugu n'umugore w'inkundwakazi Kanjogera, yahisemo kwisubiraho aharekera Mugugu. Byinshi mu bigabiro byari kuri uru rugo byatwitswe n'inkongi y'umuriro mu mpera z'igihe cy'ubukoloni. Ikigabiro kimwe cyari cyarasigaye nacyo cyagushijwe n'umuyaga mu 2007. Cyakora ahari urugo rwe haracyagaragara ibiti bike by'imiko. Nko mu ntera ya kilometero 2 hari iriba rya Kabashima ryitiriwe Bashima, umugaragu wari ushinzwe kuvoma amazi akenewe muri uru rugo rw'umwami. Muri uyu murenge wa Murama, mu kagari ka Mvumba, umudugudu wa Mvumba, ahubatse amashuri n'ikibuga cy'umupira. Kuri ubu hari igiti kinini cy'umuvumu kiranga ahahoze ari ku nama y'inka z'ibwami.